Kabwana we. Kabwa. Karame. Bravo. Gasupa. Karame. Wahageze. Nahageze nyaboneka. Nonese. Niko. Yo. Jamayi. Cha. Ikomera bi. Umva, ubu niyo muntekereza Gasupari araza ryari. Buriya rero ngutumaho. Mfite umushyitsi w'Imana. Kagira inkuru rero. Ko ni mu sinanone sinakubwiye. Wa mukobwa wacu Kanyama. Wa undi bi Kigali. Ariko ubwo wagiye kumutwara se. Ariko ntabyuzi. Jamayi. Wari wabimbwiyeho. Kurubona no gusaza kwa bigenda bajyangiye nangirwa. Burya ngimfura ngigenda nkase. Uriya mwana w'umukobwa niwe nteze mu imodoka, niwe nteze mu ukagomba kubwire. Ufite umukobwa mwiza pe. Nanjye burihinzo. Umva kandi ariko bibagiye kuri se wabo. Nta kibazo nakabakanyuzemo ndavuze ati nanjye uza kuba ntacyo dupfana. Nako kumutwara da. Urusiko nanjye njya mureba. Avuga ngo abagira inkibaryo bihiye. Ariko ufite umukobwa mwiza waka. Uriya mukobwa burya sana nyina. Burya nyina atarapfa. Cyane. Buriya nyina ariko ntabwo umwibuka. Ndamwibuka Kanseri da kwa konsensa. Ndamwibuka rwose kanseri ndamwibuka sha. Nko kwa konsensa sha. Yari yafasha. Ariko nizere ko umwana ari komeze. Oyo gose bizwi nabo ngabo nyine. Sikabeka mugi. Yesu yango. Hepfo hariya. Ndi ntunture bandi nyine kuvanga. Yango aho uretse gato. Kamwe. Ugenze kubakiriza. Ariko urabiza kandi ikundira. Nagasasha. Uretse. Naho subundi. Yego kabwa. Cha uriya mukobwa. Cha bamubwire. Asana nyina kanseri cha. Neza. Ariko mbega. Ariko mubwire kabwa. Nuza mu umuntu udasobanutse pe. Rwose ushaka umuntu usobanutse mwiza rwose agena wo kumazima. Maze nayo nzishima. Kanyambo n'ubusanzwe bizi. Cyane Kanyambo pe. So you're most welcome at home. This is the village. We live in village. You see there is some trees of mangoes. Oh, yeah. It's a beautiful place. A beautiful country. Sure. I hope you will enjoy. Oh, you're welcome. Sure. All right. So I think we can go and greet our parents. Inside? We can go and greet our parents. This place is like village. How's long here, man? I think. Beautiful. Yeah. You say we stay inside? Yeah, we can go inside and. Oh, come on. We go? Sure. All right. Oh, it's a good place. Very natural. I have a feeling. It's a natural place already. Oh. Yeah. Yeah, welcome. You're most welcome. Naho undi. Kabwa. Cha umva mubwire. Uyu mukobwa wanjye Kanyambo buriya namutekerezaga mu bintu byinshi namushakagamo urumva kamubwire. Urumva? Naho bundi inzu, imodoka, inka, uriya mwana wanjye nakubwiye. Je? Nshino nazo uje kunzimaniza akantu gahiye. Ibyo ni byo wowe usura abozi Imana wowe urimo. Wowe urimo mu mubare wabo ngabo. Kabwa. Uvuze ngo iki? Wowe mubonzi Imana urimo wowe. Je? None mamage kuza hano urabona ndindabyo ndivaze ndiki. Ariko je. Uri kabwa. Urero wari wohose nguraje nguramwa amayuga nguraza usange hafutanyurira se. Utanyurira se ubundi nkuni yawe uriyesha. Nkuni kubera inuze waje wirukanka nguje kunywa amayuga inkoni uranayibagiwe. Cyane uzani inkoni umugabarango n'inkoni sike. Nanashyize hano kabwana. Ese ubundi kamaze nkubwiye. Uyu ibyo turimo kuvuga. Ariko bivuze. Brett, nani bagiye. Mu bigisi kandi. Dash. Cha nani bagiye pe. Ubwo wamamagaje kunywa ibi bivuna mu bito byawe. Yewe iki ndakumva. Umva ye. Ubwo reba shaka ariko wari wabitse wajya ngo wumva uko mvuga di. Naho ubundi itebuka nyaboneka.
nawe ngibi se yewe buriya rero baza kumusaka cyoreda yamaye asika urakomeje pe mu byukuri oya kabwa urakomeje pe ikisi nenzi ko ufite akantu gahiye ugiye kuzana wibagiwe kumbuza uragahira mu nzu ariko nibona ko ngo ngiye ngufite umva kabwa mva mvugize uri imbwa ndakuraye pe njyewe ntwari undi turi kumwe na ndi kubwira nagutumira ukanyita n'imbwa iwanjye ntusubwo nibicu kukuzi kubizi ikintu nkunda kuzi ko nkunda akantu gahiye ibi nibiki abandi abashitsi baje abandi bo babirya ariko ntawe umuntu umubanye twirwana gasupa no kwihangana ntabwo wakihangana nibura umushyitsi yamara kugenda tukajya no ku kabari kwa manudi hariya iyo ubivuga mbere y'igihe cyose ese manudi bo ntafite urwagwa ruryoshye ubu ngubu rero urumva reka dutegure umushyitsi urumva ahubwo ni umukwe. How is about your parents to still here? Is there information? Yeah, I have told them already. I have informed them True. about that. Yeah, sure. So about gifts like that, on a share. There is no need. I have already sent some money for them. Yeah, sure. There is no problem. There we go. Yeah, we can go. Come on. none se ahubwo bambwiye ngo harya uzi ntuzi we kumereka ko wize uzi kuvuga izihe ndimi z'abazungu se nyine uzi igifaransa ndagidudubiza oya igifaransa ndagivuga cyane urakizi enda rero bonjour none se usanze atavuga igifaransa icyongereza se bura ndi tuyivuga buriya no uragishobora good morning how are you akaverekere how are you turakidudubiza mu kanya ufite agatelefone zibagandikanye ko bakibiye mu kabari nabi none rero murakaza neza Muraho neza papa. muraho neza mukobwa Muyomba uraho. muraho Muraho neza. mukomere Mukomere cyane. Hello. muraho He's saying just greeting you. Kugira ngo bite. ni byiza ni byiza Just saying he's fine. Yeah. Yeah. Muraho. Muraho. Just try to say. Oh, bravo. Yeah. Bravo. Muraho. Bravo. Oh, Beautiful language. Bravo. Oh, thank you. You're welcome. You can have a seat. Oh, imwica what's the idea here? Yeah, sure, have a seat. Oh, Yeah. yeah, thank you. You're welcome. Like this? Yeah. Sure. Yeah, sure, you can sit. No problem. It's just a normal thing in village. We use that sitting on the mat. Yeah. uruvuze ngo amandazi Oh yeah. Yeah, ikumbaza impamvu mwicaye hasi. Mubwira ko nyine ari ibintu dukora mu cyaro. tugende kubwira Okay, sorry. I'm coming in a few minutes. humura ntacyo gasupa ndaje kemaranye muganiriza Oh, hello. How are you? how are you uwo yapfuye cyane yaranabuze ubwo yaranutaragera yapfuye kire how are you yamaye no si nta kindi kiri mu wavuga cyangwa nta uvuga ikinyarwanda wowe Sorry. I understand you. What to talk about? bitoki ya mu murima by'abiruzo yaraye mu mutoke ni tindiri gutya uzi ngubeshye Oh. My name is JP. My name is JP. What is your name? many Father name.
jamais d'indabyo là. Ah. Understand what you say. Non, non arigeje pe. Ariko mbere kamubwiriyo. Naho ugerageza ushaka nimbushe ko. Cyama kanyarwanda. Hey, Kinyarwanda. I don't understand what you talk about. Mitochi. You know French? You know French? Oui. Français. Ah Français. oui. Et français. Oh, c'est bon maintenant en tout cas. Oui, comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Le nom. Le nom. Tu t'appelles? Si. Ah, moi, t'appelles Gaspard. Oh, Gaspard. La mandaze. La beignet, oui. Bien la beignet. Oh oui, je fais le beignet. Le beignet. Au Paris, j'ai pris le beignet. Non, ce n'est pas la beignet de la Koudia. Oui, le beignet. Oh, merci. Non, pas là. Oui, du thé, thermos. Du lait. Du lait. Thermos, du chai. Chai. Oh, non, merci. Français, vraiment le président français, bien en tout cas. J'ai vu le français. Oui. Oh. Écoutez, la beignet, ce n'est pas. Je n'ai pas goûté la beignet. Oui. La beignet, la beignet. Oui. La beignet, tu manges ça? Non. Non, je t'ai à l'hôtel. Je t'ai à l'hôtel. Merci beaucoup. Alors, tu habites tout près? Tu habites tout près ici? Ici, là? Oui, non, pas... non, c'est quoi? Non, je demande, tu habites la maison, toi. Vaillez. Je l'écoutais. Oh! Voilà. Je m'appelle Gaspard. Gaspard. Jean-Paul. Outrokahi. Et j'ai le français qui est tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? De Burundi, Kinshasa. Oh, non. From America. Washington, D.C. America? Washington? US. US. Voilà. Voilà. Oui, mais je fais... Ok. En tout cas, je vais faire bien. Oui. Oh. À droite. À droite. Et je l'ai à droite. Et à droite. Hein? Laissez que se parler. Sorry, Hey, welcome. I was just having a little conversation. Me too, I was Gaspard. He was talking about you. Patron. Sure. Niba bina bigasupari rero kandi uko gasupari muri mwana wanjye ntabwo byaba. Oya, ntabwo mubwiye ko yari ari kumuganiriza. Ese kutari intura? No, I was in the hotel. Taking a Okay, yafashe ibya mu gitondo muri hoteli nta kibazo. breakfast. Oya, nanjye nabifashe papa nta kibazo. Umushinga utajya imandazi. Beignet. Gaspard m'a dit beignet. Pas le français. Pas le français aussi avec Gaspard. France ko tuye hari hapo. Papa ari kukubwira ngo uzi igifaransa. Ese mama. Le français, ouais. No. He doesn't speak French. Yeah, sure. nakubyaye nzi ko uzamereza buri kimwe cyose. Nese papa nakwimye iki kandi uburyo umva nakuriye. Urwo mu rugo ndabona umaze kwipodoro yaye ngo ugiye kura bya bitatu ngo twoherereye. Ariko warasaza umukobwa we. Uba muzima.
umva nkubwire ku mubano wanjye umva haje umuzungu ndashaka ko batende ntabyaye neza wallahi umva nkubwire umuvandimwe hari umuzungu yavuye muri Amerika ndashaka ko nitujyayo hajya kumbaza hajya wiziye amashuri angahe sinageze mu wa 3 primaire biroroshye ndakeka guzi n'icyongereza igifaransa urakizi sibyo Kabwana hari umuzungu wavuye muri Amerika ndashaka ko nitugera hariya rero utite ku muntu wicaye hariya cyangwa umukobwa uri hariya cyangwa wimanyagure mpaka umujyanye tubyumvikane neza mise papa nimba yicaye ndi mukobwa atanyica ariko cyo uzi ko wasaze ubabujije bwawe icyo nicyo nkwangira rero kuko uringije uramukobwa se wicara aragutwara iki genda ruhagira wimanyagure wimaringe wikora kumva umwereke uzenguruka umwe ati nushaka kubitonga unaniona pakuriya muzungu tumutwaye urumva neza hano ngo wabaye kandi nuko cyishwa hano tukomeza voilà c'est mon fils mon fils regardez voilà c'est mon fils nzungu akoze Gaspar uri mu biki nka moi le problème c'est papa asezera si pas dadiri papa mana kandi umukobwa udahagarara ndabona nzungu ndyango wewe kabo wagicucu oui regardez c'est vrai là akose muyo nta nubwo wakiyubaha imbere y'abantu utanazi Breste gatoya sinabimubujije none sezera we nta nubwo wasuza abantu usanze vraiment c'est bon oui Bonjour. Ça va bien, merci. Très bien. Yeah. Oh, Sorry, I'm not really right. oh, what are your name? Sorry. What is your name? Oh, my name is Zela Bahati. Zela Bahan. Yeah. Oh, perfect. Oh. Thank you. J'ai un problème. Regardez. uranyumishe Oh, mon Gaspar ibi ni ikiri muko Gaspar ibi ni iki Gaspar ibi ni ikiri Mwese nkoze iki? Eko Gaspar urabona umuko wanjye yahageze ugiye kuzana umukobwa wawe niko wagikobwa ntushaka nanye nshaka amureba nyine n'uwawe se n'uwawe Mwaretse kamureba amureba iki se amureba iki reka mureba njye nagutumyeho ngo uzurebe abashyitsi banjye kandi Gaspar ibi ntabwo ari byo Gaspar ibi ntabwo ari byo reka mureba tahi wanyu nawe atajyaje tahi nguna hano urajya he urahitamo abantu abagore babiri wabishobora kurongora abantu babiri kandi leta y'u Rwanda gitemera vraiment c'est bon si les mains ceceka umwana wanjye avuge ceceka mwakihanganye ko yari umushyitsi hano ntabwo mwakiba ntabwo wakiba sibyo ari mu kukubwira ntabwo wakiba gucutarire ngo umbwire gake ko Gaspar njye nawe Gaspar kabana papa mwambabare urabarataje ko mukigaragaza ukurusenya mwana wazarugubaka gute reka murebe nyine amureba iki ashobora kwihitiramo agahitamo neza Hello, sibyo se nyeshwa guhitamo agahitamo neza burya muragira amarangamutima so disturbing burya muragira amarangamutima arambwiye mwakihangana mugatuza mukareka gushwana Papa ngenda agiye. byaba byiza nk'ubwo ubuzima mukobwa we nuso ugiye ari gisubizo baguhaye igisubizo guma hano eke ako muyo no ufite ikibazo muri ubu buzima uyu nta kibazo afite ariko kamaze umuntu azajya yiyobera agafi n'akarobye mu karye kose mushake no kukamera burunguri uyu mwana w'umukobwa yibera i Kigali icyawe dore cyahize ahangaha iwawe hariya himva utavuga umukobwa wanjye nabi reka nkubwire utamuvuga nawe umukobwa wanjye uyu mukobwa byaye gatatu Ibyo bivuze ngo byayigaye. wowe Ariko muyo napangiye ibere rye ryaraguye kera attention bimubwire muri ururimi rwawe udatuma njye tudushwanira bimubwire Yembyaye gatatu. Oye wabyaye kangahe Hari na rimwe se. ngo guki ni nayo mpamvu ubona ibere ryawe Kabwana wabyaye kangahe ntusebye umukobwa wanjye nareba amabere ariko sundi mwe mwakihanganye
None yari hano ari kureba amabere y'abakobwa. Kanyambo ahubwo bari kwamburiza dadi wawe kuba yansebye. Ubwo ntabwo bihagije kugira ngo ntundebera ariko ubu wasanze kwa Kabwana ahangaha ariyo uzabashakira abagabo sha niyo uzabashakira abagabo koko tuje gushaka abagabo ceceka niki kikuzanye ahangaha rero Papa mwacishaka gusura Kanyambo mwacishaka nkababwira icyatumye baza mugareka kwirwa none se kamaze mukobwa reka maze nuri imfura yanjye ntubizi ntabwo ubizi ko uri imfura yanjye ni gute waza n'umukwe muri runo rugo urumva izi mwakazi zose zikaza wakihanganye ukareka gutuka abantu okay ngamuceceke mwese basobanurire tubwire azakukoza ingahe mwakihanganye buryo ariko JP, those girls, they just come here just for models. Mubwire ko bazabikwambarira. They are models. Musobanure neza ko bazanamwambarira. Aba nibo bazakugendera iruhande. They're just for here, just for models. They are models. She's amazing. Yeah. I like it. Ureke ibyaga supari umukuza uvuga ngo Papa rero nawe muyomba. Call me JP. Hello. Agashyaka ari hano nuko ntago uyu ari hano kubera umugore. Mwese muri gukora ubusa n'umushwanira ubusa. Ari hano kuko yishakira abamodo. Ntago ari hano ashaka. Ngo ntabwo ari hano kubera ashaka umugore. Ukaba muzanye mu rugo rwanjye gukora iki? Modeling, fashion style. Ikibazo kirese kumuzana mu rugo. Akusha. Niko. That's a model fashion. Muraho mwasaze mwateje induru mu rugo. Kabona nari nzi ko zagukuramo inka, nari nzi ko zakubana nk'imodoka, waruzanye umuzungu twari kujya dusohokana mu kabari hariya nibura baravuga ngo narashingiye ngo nguzanye iki? Rero abo modo nabaki? Abanyamideli basi. Yeah. Bano bakora iby'imideli. Kabona nakubwiye. Nagwe ntago ameze nka mama. Narakubwiye Kabona. nakosore. Dore rero. Akarero gashyanuka nka Gaspard, c'est pour le top modèle. Le top modèle, tu vois qu'elle est très lente, lancée, élégante. Ese ubundi wavuze ikinyarwanda ko maze kumenya ko utari n'umukwe wanjye wavuze ikinyarwanda Rwanda, America, France. Sorry, don't you hear Lingi, our language country? wamuvije kuntu umukobwa we nawe ajya mu ntuze Mulaho. mushobora kumvira mu rugo mushobora kumvira mu rugo Gasupa ushobora kumvira mu rugo n'umukobwa wawe mbere nkubwire ushobora kumvira mu rugo Nesubukano kanya nkozi reka gende ntinyirukanye ndavuze ngo reka ngende sawa nkubure mbona umugongo n'ibirenge bazize iki wakoze iki umugongo tugende nkubure mbona umugongo n'ibirenge ibyo byose wakoze kuko ni uri gutuma hano hantu hamera ndavuze ngo Kabwana ndavuze ngo mvira mu rugo papa twigendere mureke mvira mu rugo bamenye yuko atari umukwe we bibayita gucisha bibayita nijye no urasebye tugendere kabo nyirukanye iki kari wowe unyishyura ubundi se uri kubona arusha ubwiza hano abakobwa bose kabwa kabwa uri uwa nyoko wowe uri uwa nyoko so crazy. Ndakamubwira shiri nyine ashaka modo sibyo kandi abakunzi mufite size nziza ashaka. Wowe yakwanze se? Wowe yakwanze? Ntabwo yanyanze papa. None gutangira ngo yabakunze. N'abanyamideli nyine bafite size y'abanyamideli yabyishimiye. Ako papa washaka kuba iki? Ese ko ushaka umugabo igihe kitaragerera? Njye se niyo ushaka umugabo? Kigiye nago bagishakira abantu umugabo. Naramwishaki agira ngo yaramurambiwe reba ko umuntu aza no kubasura siri budeze uri muheze contact zacu nta kibazo turaza kubifominga icyari ingenzi cyawe kugira ngo abarebe sibyo arebe ko mufite size z'abamoto kandi yabibona naribeka tugende ubwo rero mwiyambitse utwo ngutwo ngo cyo bandere ashikigariwe ako se undi warambiwe pe ibi ni ibijyanye n'akazi kacu tugende Kanya bye mwakoze Kanya thank you
murakoze ubwo ibindi ndaza kubabwira kuri fone amabuno yabo wagira ngo ni inkoko bataritse ku ntuze ku mushito da Fatuza. ariko ye ariko wowe buriya ntabwo ureba ukuntu ubukobwa bw'iki gihe bwigize nuse uri kunkorera iki koko ntukorere ikizungu urabona bari kuyazavamo umugabo uyu muntu nuse yavamo umugabo uri gutongana hano uri kurwana koko reba ziriya ndayi zivuye hano muri mu rugo wagira amahoro wa mwana we nicyo cyamuzanye gushaka bariya bantu kuki we waje nawe kuki atizanye akajya kubasanga iwabo papa ni inshuti yanjye nawe ndi kumufasha ni inshuti yawe urimo kumufasha haguruka mugende haguruka umubwire mu rugo mugende urumva ibyo byo kuza kumufasha muzanye abagore n'abandi bagabo reba nka buriya gasupari utumye ntanduka umuzungu papa uratwirukanye wirukanye umukobwa rero none se arama ku mafaranga nibura wenda ibyo bintu nanjye mbijyemo ako se papa si yo kukohereza amafaranga wajya ureka kunsebya njyewe kumva argent, le franc, amafaranga y'u Rwanda don't worry. urama amafaranga ako papa nyuma y'ibintu byose ukoze hano urumva ushaka amafaranga none kumwiciye akazi akahe kazi hakukorera gushakagamo inka nkaba namushakagamo umukwe ukaba ubyanze mumve mu rugo mugende mugende umva mubwire oya mugende oya mugende uri n'umuzungu kuri nta nubwo uri n'umuzungu papa ni uko wabona mugenda gusa abakobwa bose ubona abakobwa b'abanyarwanda babarungura wabashobora wowe ako papa ubu nsebeje nk'umubyeyi ngusebye iki ko nzi ko ari umukwe wanjye ahubwo ko ari wowe unsebeje Leave him. Okay, bye. waya genda ibyo nagushakamo ndabibuze ndavuze ngo genda ibyo bya o nyine ni o hararararara ubwo nuko Kigali yakugize sha ya papa sha naherekeje ababyaye aka ni agahinda ko